nizere ko umwami Yesu akibatije ubuzima aho muri hose. Nk'ibisanzwe nitwa Yvonne Mugabo, uyu munsi nagarutse nshatse ko dutemberana, ko dufatana urugendo rujya Kentucky Louisville. So mugendane nanjye murebe urugendo rujya Kentucky Louisville. So ni urugendo rwa nijoro kandi ntimurufate nk'urworoshye, ni amasaha 12. Yes, nagenze amasaha 12. So rero mugendane nanjye, mubane nanjye, ngende batera udustori, ngende bana namwe, ngende ndababwira ngo niba utameze neza wihangane guys. Ubuzima ntago bwose uhora ari bwiza ku bantu bose. Uyu munsi wari bwiza, ejo ari bubi, ejo ari bubi, ejo ari bwiza, gutyo nyine iyi minsi irasimburanwa. Kandi niba bikuriho uyu munsi nk'uko nkunda kubivuga, ntago ari wowe wenyine, nta nubwo ubuzima burangiriye aho ngaho. Kuba gishobora gufungura iyi video niko gifite akuka, kuba byonyine ejo byari bimeze nabi uyu munsi bukaba bwakeye, nuko nyine Imana ifite inzira nyinshi zirenze igihumbi zo gucamo kugira ngo kugirire neza. So rero ibyiza biri imbere, ntimugire ibibazo, ubundi dukomeze tubane 5 kuri 5. Abameze neza namwe muzinga ibyoroshye, muje gushaka amafaranga. Murabizi always babwira kujya gushaka amafaranga, always amafaranga. Yego amafaranga ntabwo aragize ubuzima bw'umuntu bwose, ariko still amafaranga ari mu bintu umuntu akeneye kugira ngo abeho neza, cyangwa se kugira ngo abeho. Amafaranga tuyakoresha mu buzima bwa buri munsi, tuyakoresha twaba turwaye kwa muganga dukeneye amafaranga, twaba dushonje dukeneye kujya ku isoko guhaha, twaba dukeneye kwambara, nuko tugomba kujya mu isoko tujyanye amafaranga, twaba dukeneye like almost everything. Gutravelinga nk'uku nuko ufite imodoka uri bugendemo, cyangwa se ufite niyo gaze. Yes, still rero amafaranga n'ubundi agenda agaruka mu bintu twese dukeneye bya buri munsi. Hano naberekaga ko twe dubura amasaha 5 n'iminota 43. Urumva nagiye nshaka butura, nagiye mbicamo kabiri kubera ko ntago nari gufata video yose ngo mfate amasaha 12 yose nyashira muri video imwe. Iyo video ntabwo nzi ko yakunda ko ya uploading. So rero niyo mpamvu nagiye nshaka butura. Ubu ngubu mbere ko dusigaje amasaha 5, hagiye mukanya muri wari dusigaje iminota cyangwa dusigaje amasaha 2 gusa. Muragenda mubwe mubana nanjye. So ndashaka no kubashishikariza gukora subscribe niba uri mushyashya, cyangwa se niba usanzwe ubana nanjye ukabasharinga video zanjye. Ni ukuri Imana iguhe imigisha myinshi, Imana ibane nawe, Imana ihaze ibyo wifuza byawe, ihaze ibyo ukeneye byose, kubera ko uri umuntu ukomeye mu buzima bwanjye. So uyu mujyi muri hakurya hano rero ni umujyi wa Missouri. Aho ni Missouri, mu mujyi hagati downtown yaho, nuko nari kwica kure, ariko uwo mujyi muri kureba hakurya ni Missouri. So nyine ntago nabonye umwanya kujya mfata ibintu byose, ariko iby'ingenzi nagiye mbifata nk'uko maze no kubivuga mu kanya. Uwo mujyi witwa Missouri. Yes. So ndagenda bereka nyine utundi tuntu duke. Ikindi bashishikariza guys kubana neza n'abandi, kugira mbese like kubana n'abandi neza, kuko iyo utabanye n'abandi neza always hagenda haza utubazo. So ugomba kubana n'abandi neza kugira ngo nawe ugire n'abantu bakwitabaza. Ese utekereza ko ushobora kuba aka kanya uramutse utabaje muhamagaye nk'umuntu uti ndagushaka byihutirwa, ni emergency. Ese buriya wabona umuntu ugufasha, ukabona umuntu ukubwira ati ndaje ntegereza akanya gatoya ndaje. Niba wamubona umenye ko uri umuntu uzi kubana, umenye ko uri umuntu mwiza cyane. Mbese congratulations kuba wabona umuntu nk'uwo nguwo, kubera ko biragoranye. Abantu benshi ntabwo bazi kubana, abantu benshi banze kubana, abantu bose benshi bigize intare, abantu benshi bari amavubi. Sigaho uhura n'umuntu wamusuhuza akakwikiriza wagira ngo mufitanye inzigo imaze imyaka n'imyaniko. Hari abantu babiri barutse guhurira mu birori, kandi pene n'abantu bakuru banakuze, bafite n'abakwe n'abakazana. Nyine hari uburyo umuntu aba kwangamo, cyangwa se wenda
nta nubwo ari kukwanga, ahubwo hari abantu bafite ama stress yabishe amafamiye yababereye ibibazo badashoboye nyine like baragiye off the control, batagishoboye kwikontrolinga. Abantu babiri ejo bundi bahuriye mu birori, umuntu asuhuza undi aramwikiriza adashaka. Noneho hari ukuntu wenda wowe wari umuntu usanzwe gutera brag, aramubwira ati se kutaku warakaye ko ndi kubona ntazi. Umuntu ati umva ndakwiyamye ntongere kumvugisha utuntu n'utundi. Ati se wankurura, bari bicaye ku mukingo, umwe ashaka kuza ngo yicara uruhande rwe ku mukingo, araza aramukurura. No yanga kumukurura avuga ngo ibyo byose ntabishobora. Arangije arazamuka bamunaza mwicara uruhande. Noneho agiye guhaguruka tena arongera nkumva ngo nkurura amaguruke. Yanga kumukurura amufatiriza arahaguruka, ahita amukubita ikofe ryiza ryo mu matama. Nta kintu bapfuye guys, ni ababyeyi babiri, bombi ni ababyeyi pe, ni ababyeyi bafite n'abakwe. Abamukubise urushyi, amukubita urushyi n'ingumi. Like hano hari abantu bose bahagaze bari mu birori barumirwa bifata ku munwa. So rero abantu bararakaye, abantu bafite stress, abantu bafite ibibazo mu ngo zabo, abantu bafite ibibazo mu rubyaro rwabo, none bari kubitera abandi. So rero wowe niba wumva gishoboye kubana, wumva gifite control, congratulations, nukuri isi uzayishobora. Congratulations, kubera ko uracyafite ubumuntu. Ntumukajye mwumva abantu bavuga ngo urukundo rwarakonje, unangiza ngo namwe mukomeze kurukonjesha cyane, murumanure murushire hasi, mushake ko nyine rukonje burundu. Yego rwarakonje, ariko mwebwe no mushaka kurusiba, mushaka ko rubura burundu. Kandi abantu batari urukundo isi yose ntacyo yabimaze, nta n'ikintu cyaba kiriho kuri iyi si. Rero mugerageze, niba urukundo rwarakonje, byibura umwe mu bantu bashobora gutuma rwa rukundo rugaruka. Wiba wa muntu wo gutuma rwa rukundo rubura burundu, ruburirwa irengero, rubura mbese rukabura burundu. Ahubwo ba wa muntu byibura abantu bazibuka bavuga bati sha runaka yaharaniye, runaka yari afite urukundo, nubwo runaka agiye runaka yari umuntu, nubwo runaka agiye runaka yari imfura. So still nyine ndacyabereka urugendo rwanjye rujya Kentucky, from Dallas to Kentucky Louisville. Ndabereka nyine umuhanda, murabona hari mu gicuku. Ahanga twabaraga amasaha 2 n'iminota nka 20. Aho murabona ko mu gicuku muze ngo ni sangapi guys? Saa 10 z'ijoro, saa 10 mu rukerera. Urumva twavuye mu rugo saa 12 n'iminota 30, twageze n'ubundi Kentucky saa 12 n'iminota nka 45, ko twaguze na gaze. Mbese ni amasaha 12 yuzuye. Ushizemo n'igihe waguze gaze, wenda n'igihe mwagaze mushaka kurya, hari gajya kuba 13 bitewe n'abantu mwagendanye, abagiye bahagarara cyane, abagiye batwara buhoro cyane, kubera ko mu rugendo ntabwo babura mutuntu n'utundi. So rero ariko ubundi ushizemo adresse uri Dallas aho ntuye, cyangwa se n'ahandi muri Dallas, ugashyiramo Kentucky Louisville, utwaye ni amasaha 12, amasaha 12 yuzuye. Rero nyine ubu ngure nahageze hano naberekaga narinda ahantu, urabona kamera yanjye ngiriya, narinda ahantu nyine muri aya macumbi, bimwe mwitwa hotel cyangwa motel, I don't know. Naho ngaho narindi nyine nshaka kubereka ko nageze amahoro, kugira ngo mumenye yuko meze bo I'm doing all right. So guys, rero ku muntu mushyashya hano kura subscribe, ku muntu usanzwe uri hano, I love you so much, thank you for your support. Mukomeze mubana nanjye ubundi mbahesho nkuko nabivuze. Ejo ku cyumweru tariki 18 z'ukwezi kwa 8 2024 hari convention part 2, ihuriro ry'abakongomani bavuga ikinyarwanda muri Amerika, irabera muri Kentucky Louisville. Bye.